Aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho injangwe idasanzwe ifite amajanja 28 ikomeje gutangaza isi muri rusange. Injangwe ntoya y'amezi 10 yitwa Toby Anderson yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yanditse amateka nyuma yo kwemezwa nk'injangwe ifite amajanja menshi kurusha izindi zose hano ku isi. Iyi njangwe ifite amajanja 28. Injangwe yashyizwe ku rwego rwa Officially Amazing tariki 12 Gicurasi 2025, nyuma yo kugera ku gahigo kari gafitwe n'indi njangwe yo muri Canada kuva muri 2002. Iyi njangwe yo muri Canada nayo yari ifite amajanja 28. Injangwe yitwa Toby, ituye mu gace ka Lansing, aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibana n'umuryango uyitaho urimo nyirayo ari we Henderson, hamwe n'indi njangwe nto yitwa Coniel, nayo ifite amajanja menshi. Uyu nyirayo rero avuga ko yabonye Toby ubwo yari ari gushaka indi njangwe ibana na Coniel, ngo ni ya njangwe yindi yari afite, ariko ntiyari azi ko Toby ifite ikintu kidasanzwe. Yagize ati, ubwo nabonaga amajanja ye bwa mbere sinashoboraga kubyiyumvisha, nari niteze kubona amajanja asanzwe. Cyakora avuga ko atari amajanja ye gusa yatumye akunda iyi njangwe Toby, ahubwo ko yanakunze imico yayo, ukuntu ituje ndetse n'ukuntu ikunda kwitwara. Toby imaze kumenyera urugo rushya, yabaye injangwe nziza kandi ishimishije. Ikunda gusimbuka hejuru y'ameza n'intebe, kandi ikindi ikunda no kurya. Uyu mugabo yakomeje avuga ko nubwo ikunda gukina cyane, Toby ifite n'urundi ruhande abantu benshi batabona rw'uko ituje cyane. Yagize ati, iyo itari gukina iba ari injangwe yuje urukundo, ikunda kuryama hafi yanjye, igakunda kuryama ku maguru yanjye, ndetse ikananyeganyega buhoro buhoro iyo nyikozeho. Nubwo abantu benshi bakunze kubaza niba amajanja yayo adateza ingaruka mbi ku buzima bwayo, uyu mugabo nyirayo avuga ko Toby imeze neza cyane kandi ko nta kibazo cy'ubuzima ifite, uretse kumara umwanya munini ayitaho nk'indi njangwe bisanzwe ndetse anayicira inzara. Toby kandi ifite inshuti, ubwo ni ya njangwe babana yitwa Coniel, nayo ifite intoki nyinshi. Bakaba barahindutse inshuti zisanzwe zikunda gukina no kwirukanka, rimwe na rimwe bikagaragara nk'imikino n'amarushanwa y'abavandimwe. Umuryango wa Anderson uvuga ko kuba bafite izi njangwe zombi byabahinduriye ubuzima, bikanabazanira ibyishimo bya buri munsi mu muryango wabo. Kandi uyu muryango uvuga ko Toby atari injangwe isanzwe gusa, ko ahubwo ari igice cy'ubuzima bwabo bwa buri munsi, kibazanira urukundo, urwenya ndetse n'ibihe byiza.